Wanasifiwe. Hahirwa umuntu ufite imbaraga. Umuntu ufite imbaraga za Kristo. Haleluya. Baravuga hahirwa umuntu ufite imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima inzira zigana i Siyoni. Hari inzira zitajya i Siyoni. Iyo bavuze ngo hahirwa abafite imbaraga, hahirwa hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Ni ukubera ko hari inzira zitajya i Siyoni. Hari inzira z'ubusamo zitajya i Siyoni. Hahirwa umuntu uri mu nzira ihaye i Siyoni. Uwo nta bwoba bw'ubuzima agira, uwo ntatinda ibizaza, kubera yuko Imana yo mu ijuru izamurwanirira. Ibyo asangiramo byose si uzabinyuramo, ahubwo Imana izamujya imbere. Yosuwa yigeze kuvuga ngo, Imana yigeze kumusanga iramubwira ngo, mwana wanjye witinya, ijambo ryanjye uritekereza ku manywa na nijoro. Abantu baza banyumva barabizi ko ndikunda cyane. Tekereza na jambo ngusigiye, nguhaye umwuka wera, nguhaye kuzazana nawe, nzagendana nawe niko Yesu yavuze, sinzabareka, ntabwo nzigera mbareka. Aravuga ngo usome ijambo nguhaye ku manywa na nijoro, ntabwo nzakureka, ntabwo nzaguhana. Iyo ni Imana yabivuze, ntabwo izakureka. Baribyo turibye kare baravuga ngo nizakureka ngo wandagare. Ntabwo izigera ikureka ngo wandagare, kuko yakuremye igufitemo inyungu nyinshi kurusha uko wowe wigiramo inyungu. Yakuremye kugira ngo ibere igikoresho. Hari ibintu biteye ubunyine abantu basigaye bashaka kugira ngo babe mu ikanisa ariko ntibabe followers b'Imana, babe mu itorero ariko ntibabe intumwa z'Imana. Ariko Kristo yaranze aravuga ngo mugende ku isi hose mubwirize ubutumwa bwiza, abamwemera bose mubabatize mu izina ry'Umwana n'iry'Umwuka wera, maze ngo nabo binjire mu bandi bagende bakorera Imana. Ntitwahamagaye gukina mu makanisa, twahamagaye kubwiriza ubutumwa bwiza, twahamagaye kujya food step, twahamagaye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo twahamagaye kugira ngo dutunge gusa imiryango yacu. The main purpose yo kwisi ni ukugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza ku isi hose. Bwana asifiwe sana. Umurongo wa 8, bagenda bagwiza imbaraga mu miti, bagenda bagwiza mu imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Bagenda bagwiza imbaraga, ntabwo bajya basubira inyuma. Niba advance plata ntibajya basubira inyuma, bahora bagwiza imbaraga uko bukeye n'uko bwije, kubera yuko ibintu bigaragaza. Reka babwire ibintu bibiri ngo ndangize. Ibintu bigaragaza umunyembaraga wo muri Kristo ni ugusoma ijambo no gusenga. Nabwiye abantu ku cyumweru ndababwira ngo uhagurutse hano ugiye muri Missouri ukagenda udafite aderesi ntiwagerayo, ariko iyo ufite aderesi uza ugenda ukagerayo ugashyira kuri aderesi baguhaye. Mu yandi magambo, tutarasoma ijambo ngo tugwize imbaraga, hari umuntu w'imbere muri twebwe, hari umwuka wera utuye muri twebwe, hari sozi muri twebwe, hari ibiri muri twebwe bigomba nabyo guhaga byo muri Kristo Yesu. Iyo bitahaze tuba turi wiki. Umuntu w'imbere arwara bwaki, uw'inyuma akagira inyama zitarondoka, kubera ko twagabuye umubiri dusiga Kristo imbere muri twebwe. Tugaburire Kristo uri muri twebwe kugira ngo tugende tugwize imbaraga buri munsi. Bwana asifiwe sana. Reka dusenge muri iryo jambo Imana ibahereze umugisha. Mwige kubara iminsi yanyu yo kubaho kugira ngo mutunge imitima y'ubwenge. Ntabwo tuzabaho burundu murimo kwibeshya. Hari umuntu wanditse aravuga ngo
kugira ngo umenye neza meaning y'ubuzima, ushaka umenye ubuzima tubamo. Ubu ngubu Imana yavuze ngo twige kubara iminsi yo kubaho kwacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Aravuga ngo ushaka kubimenya neza uzugenda utembere uzamuke hano haruguru uja kuri sementere ureba abagabo bari bafite de miliyare muri amabanki yabo, bari bafite amakampani akomeye cyane, bari bafite amabiridi akomeye cyane, bari bafite ambiyo zitembera hano hanze, ariko bari hariya muri sementere. Aravuga ngo ubuzima ni ikintu gitoya ariko ni meaningful ku Mana yaduhaye ubuzima. Aravuga ngo niba ushaka kumenya ko umuntu adafite freedom uzakora, freedom yose igomba kuba ituye muri Kristo. Kristo araguhereza freedom akaba itembera, uzagenda hariya muri prison aho umuntu bamwicaje niho ahora yicaye amasaha 24 kuri 24 nta freedom. Ariko dufite freedom muri Kristo Yesu, turi imbohorezo muri Kristo Yesu. Twari kure y'amasezerano atwegeza hafi, twari kure twambaye ubusa aratwambika, twari mu mwanda ukomeye cyane aduhereza ubugingo, yadukuye hari akomeye abanyamahanga batari bazi, aduhereza amahoro y'umutima, aduha ubuzima bw'iteka ryose. Maze aravuga ngo ntawashobora ubona bacunguye, ntawashobora kubangotora mu biganza. Ndabafite nzagumana nawe, gumana n'Uwiteka ntacyo uzaba. Bwana asifiwe sana. Imana mwijibage neza kandi